Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iki ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aha tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata agakaramu, ndizera ko amaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa urabona gifite iyihe shusho? Ese ni mpande eshatu, ese ni mpande enye cyangwa ni uruziga? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, umuhanda ugabanyijwemo ibisate bibiri. B, umuhanda ugabanyijwemo ibisate bine. C, inzira y'icyerekezo kimwe. D, kugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanzo cy'ukuri nta kindi ni D, ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Akenshi uzakibona uvuye mu nzira y'icyerekezo kimwe none ugiye kugera mu muhanda ubisikanirwamo. Murabizi mu nzira y'icyerekezo kimwe ni wa muhanda iyo uri kugendamo nta kinyabiziga mwigera muhura kiza kigusanga, ariko nawe ntabwo wemerewe gukata ngo usubire inyuma. None iyo ugiye kugera mu muhanda ubisikanirwamo, aho urajya urahura n'ibindi binyabiziga biza bigusanga biturutse mu kindi cyerekezo, bashyiraho kino cyapa kiburira kikubwira ngo ugiye kugera mu muhanda ubisikanirwamo. Ndizera ko waramutamo D, ndizera ko waramutse ku papuro. Ubonye ibyapa biri kukugora, video irahari, yandikira kuri WhatsApp cyangwa se ujye kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV uyirebe. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo iyo romoro kiziritse ku kinyamitende, velomoteri n'amapikipiki bidafite akanyabiziga ko ku ruhande, uretse ikinyamitende na velomoteri bidafite umuyobozi, iyo uburumbarare bwayo cyangwa bw'ibyo yikoreye bituma itara ry'ikinyabiziga gikura ritagaragara, igihe bitagishoboka kubona neza muri metero 200, bigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Bigomba kugaragazwa ku buryo A, itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoro kinyuma. B, itara ry'icyatsi cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoro kinyuma. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanzo cy'ukuri nta kindi ni A, itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. Bari kutubwira ngo iki romoro kiri gukururwa. Murabizi romoroki ni cya kiboro kiba kimeze nk'igikontineri kiba kiri kugenda gikururwa. Kiriya gikontineri kiri gukururwa ariko ngo kigakingiriza itara ry'ikinyabiziga kiri kugikurura, cyarenze uburumbarare bw'ikinyabiziga kiri kugikurura. Rero ukuntu kiba kigomba kugaragazwa kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga bari guturuka inyuma baze kubera ko kibabereye imbogamizi, baze kumenya ko bagomba kwitonda. Icyo gikontineri cyangwa icyo kiromoro kigaragazwa n'itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije bashyira kuri icyo kiromoro kinyuma, kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga baturutse inyuma y'iyo modoka baze guhita babona icyo gikontineri, kubera ko kiri gukingiriza amatara y'ikinyabiziga kiri kugikurura. Ndizera ko
waramutamo a ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro mbibutsa ko kode zirahari mbwira akarere ushaka gukoreramo itariki ushaka n'isaha ushaka tugufatire kode nziza ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda ni mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0788951626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ku kinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntikigomba kurenga ibipimo bikurikira. Igice kirenga ku biziga ntikigomba kurenga ibihe bipimo: a nyuma ni metero 3 na santimetero 50, b imbere ni metero 1 na santimetero 70, c a na b ni ibisubizo by'ukuri, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni a inyuma abari metero 3 na santimetero 50. Batubwiye ngo igice kirenga ku biziga. Igice kirenga ku biziga. Ibiziga bari kuvuga ni imipine. Kuva ku mupine w'imbere ugera w'ikinyabiziga kigarukira ugana imbere. Kuva ku mupine w'inyuma ugera w'ikinyabiziga kigarukira ari kugana inyuma. Rero inyuma bagomba kuba ari metero 3 na santimetero 50, naho imbere bagomba kuba ari metero 2 na santimetero 70. Impamvu hano twahisemo a gusa nuko kuri b bavuze ngo ni metero 1 na santimetero 70 kandi abagomba kuba ari metero 2 na santimetero 70. Ndizera ko waramutamo a ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyavuga kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Kibazo cya kane kikabaza ngo icyapa kivuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere gifite amabara akurikira. Kiba gifite amabara asate: a buso ni umweru, b ikirango ni umutuku n'umukara, c ikirango ni umweru n'umukara, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Icyapa kivuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere kiba gifite amabara asate. Kiba gifite amabara atatu ariyo ubururu, umweru n'umutuku. Kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Kiravuga ngo ugiye gutambuka mbere y'ibinyabiziga biri guturuka imbere yawe. Kiriya rero kiba gifite amabara atatu ariyo ubururu, umweru n'umutuku. Hari ahantu wabibonye hano, nawe niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Impamvu ya kabiri dushobora guhitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, batubwiye amabara y'icyapa. Kuri a bivugira ku buso gusa, kuri b bivugira ku birango gusa, no kuri c bivugira ku birango gusa. Niyo mpamvu wayigenderamo uvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko ndanabikubwiye icyo cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo gutambuka mbere. Ndizera ko waramutamo d ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ni ryari itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa mu masangano? Ayo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari. B ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora. C a na b ni ibisubizo by'ukuri, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni c a na b ni ibisubizo by'ukuri. Iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari, niyo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora, niho irino tegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa. Kubera ko hari icyapa cyo gutambuka mbere cyaba kiri kugaragaza ese ninde uratanga inzira, ese ninde uratambuka mbere. Ariko iyo kidahari hakurikizwa rino tegeko ryo gutambuka mbere kw'iburyo. Cyangwa se mugeze ku bimenyetso bimurika aho bikoresha amatara atatu ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi, mugasanga feruje zapfuye, niko mubyita mu ndimi z'amahanga. Rero naho rino tegeko ryo gutambuka mbere kw'iburyo rihita rikurikizwa. Niyo mpamvu duhisemo c a na b ni ibisubizo
by'ukuri, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko ye ntabwo ari mpande eshatu, ye ntabwo ari mpande enye, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, hanyurwa na velomoteri gusa. B, nta modoka. C, hanyurwa n'imodoka gusa, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ntihanyurwa n'amapikipiki. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni D, ntihanyurwa n'amapikipiki. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Kirangwa no kuba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Iki kikaba kivuga ngo ikintu cyose kiri mu kirango bari kukibuza. Harimo velomoteri, ntihanyurwa na velomoteri. Harimo umunyamaguru, ntihanyurwa n'abanyamaguru. Harimo za modoka zagenewe gutwara ibicuruzwa, uhitamo ko ari ntihanyurwa n'imodoka zigenewe gutwara ibicuruzwa. Hano hari harimo rero ipikipiki, niyo mpamvu duhisemo D, ntihanyurwa n'amapikipiki, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Mbibutsa ko tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Subira kuri YouTube channel yanyu rero Rwanda Driving College TV, urebe video nagukoreye amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, urasoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ajya. Waba uri mu ntera imwe mwizi baduhaye ukaba wabona no matara ndangaburumbarare mu ntera ingana iki? A, metero 50 nibura. B, metero 100. C, metero 150. D, metero 200 nibura. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni D, metero 200 nibura. Ano matara ndangaburumbarare aba agomba kubonwa n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ingana na metero 200 nibura. Ndizera ko ramutamo D, ndizera ko ramutsyandika ku gapapuro. Amatara ndangacyerekezo ari byo mwita ibinyoteri ni muri metero 150. Amatara yo kubisikana ni muri metero 40. Amatara maremare ni muri metero 100. Ibyo byose mba mbivuze hakiri kare kubera ko nzi ko ari ibibazo bababaza kugira ngo nimuhura nabyo muhitemo bikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu. None iyo bavuze ngo nijoro igihe ijuru rikeye, biba bishoboka ko ari na saa sita z'ijoro ariko mu kirere nta gicu kibuditse kirimo, nibyo bita ngo ni nijoro igihe ijuru rikeye. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo uretse ku byerekeye imihanda irombereje bisate byinshi n'imihanda y'imodoka, igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera ucibwa ku muhanda ngo ugaragaze inkombe mbimbano zawo kigenewe ibi bikurikira. Kiba kigenewe iki icyo gice? A, guhagararwamo umwanya muto gusa. B, guhagararwamo umwanya munini gusa. C, guhagararwamo umwanya muto n'umunini. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni C, guhagararwamo umwanya muto n'umunini. Icyo gice bari kuvuga ni parikingi. Iriya parikingi mubona ko ikinyabiziga kiba cyemerewe kubahagararamo umwanya muto n'umunini. Kino gice kiri hakurya y'umurongo mugari ugaragaza inkombe mpimbano z'umuhanda, kigaragaza ahantu umuhanda ugarukiye. Uriya murongo ugaragaza ahantu umuhanda ugarukiye mubona ko ariho parikingi n'ubundi biri. Rero hariya mwamwemerewe kuhahagarara umwanya muto n'umunini. Ndizera ko ramutamo rero C, ndizera ko ramutsyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo birabujwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera ibi bikurikira. Hari ikintu wakora kigahita kibangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga, biba bibujijwe. Ibihe? A, kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe. B, gukatira feri bidatuwe no kwirinda ibyago. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni se. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Birabujijwe kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe kubera ko bihita biteza ambutiyaje. Birabujijwe gukacira feri bidatewe no kwirinda ibyago, byo ni bibi cyane. Wari uri kugenda mu muhanda uri kwirukanka wese ukacira feri, birashoboka ko hari abandi bayobozi b'ibinyabiziga baguturutse inyuma, baturuka inyuma bahite bakugonga. Rero biba bibujijwe. Ndizera ko waramutamo se, ndizera ko waramucyandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko ndicyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka ko na neza muri metero 200 mu nzira nyabagendwa, romoro kiziritse kuri velomoteri cyangwa ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, uretse velomoteri idafite umuyobozi kandi uburumbarare bwayo cyangwa bw'ibyo yikoreye bukaba butuma itara ry'ikinyabiziga kikura ritagaragara, iyo romoro kigaragazwa ku buryo bukurikira. Iyo romoro kigaragazwa ku buhe buryo? A. Itara ryera riri kuri romoro kinyuma. B. Itara ry'umuhondo riri kuri romoro kinyuma. C. Itara risa n'icunga rishije riri kuri romoro kinyuma. D. Ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo wari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo. Nuvuga ngo kino kibazo neza neza kimeze gutya bari bakitubajije, ariko ho bari bafashe A bavugaho ngo ni itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri kinyuma, kuri B bahimba ibintu, kuri C bashyiraho ibindi, kuri D bashyiraho ibindi. Niyo mpamvu twahisemo A gusa, kubera ko nubundi A yari ivuga ngo ni itara ryera ngo cyangwa ry'umuhondo ngo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoro kinyuma. Ubwo iyo A niyo bafashe bagabanyamo ibisubizo bindi bingahe? Bitatu. Niyo mpamvu duhisemo D, ku bisubizo byose ari byo. Ni itara ryera riri kuri romoro kinyuma, yego. Ni itara ry'umuhondo riri kuri romoro kinyuma, yego. Ni itara risa n'icunga rishije riri kuri romoro kinyuma, yego. Niyo mpamvu duhisemo D. Kimwe nuko babishyira ku nyuguti imwe bakavuga ngo ni itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoro kinyuma, bakabishyira nko kuri A gusa. Kuri B bagahimba ibintu bakabishyiraho, kuri C bagashyiraho ibindi, kuri D bagashyiraho ibindi. Ubwo ndakeka ko uburyo bwose bazakikubazamo ubibonye uzahita ugikora. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, ngufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Kibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye. Umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A. Umuhanda utaringaniye iburyo. B. Akamanuko gashobora gutera ibyago. C. Ahantu umuhanda umeze nabi. D. Uguhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni B. Akamanuko gashobora gutera ibyago. Akamanuko, ahantu hamanutse, ugiye kugira ahantu hamanutse hashobora kugutera ibyago, bagashyiraho kino cyapa kiburira, bakabikubwira hakiri kare. Murabizi bino byapa biburira bishyirwa hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana, bakabikubwira hakiri kare kugira ngo uze kugera aho hantu warushijeho kwitonda. Akamanuko rero gashobora gutera ibyago. Ikindi, zino pourcentage bagenda bashyiramo ntago horamo 10%, bashobora gushyiramo 20%, 30% bitewe n'ukuntu aho hantu hamanutse cyane. Niyo mpamvu duhisemo rero B, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Kibazo cya 12 kikabaza ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu ntera ikurikira ku binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125 mu ntera ingana iki? A. Metero 100. B. Metero 75. C. Metero 25. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo.
hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni B, metero 75. Ubundi amatara maremare amurika muri metero 100, ariko ku binyabiziga bifite moteri itanegeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125, iyo ntera iva kuri metero 100 ikagera kuri metero 75. Ndizera ko waramusamo B, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Utari wayihisemo ndizera ko n'icyabwa kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe nuko ibintu bimeze bitagishoboka ko nari muri metero 200, ibinyabiziga cyangwa imitwaro bifite ubugari burenga metero 2.50, iyo bigenda mu nzira nyabagendwa bigaragazwa ku buryo bukurikira. Bitagishoboka kubona neza muri metero 200, ni nijoro cyangwa se ni ku manywa, ariko wenda ni igihe cy'imvura hari ibihu byinshi, cyangwa se ni igihe cy'umucucu hari umukungugu mwinshi watuma utareba muri metero 200. Bino binyabiziga bitwaye imitwaro ifite ubugari burenga metero 2.50, iyo bigenda mu nzira nyabagendwa hari ukuntu bigaragazwa. Rero bigaragazwa kuwe buryo. Anyuma ni amatara abiri atukura. B, iyo bibaye ngombwa no ku mpera y'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa y'imitwaro ni itara ndangaburumbarare risa n'icunga rishe cyangwa ry'umuhondo. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Inyuma ni amatara biratukura, ariko iyo bibaye ngombwa no ku mpera y'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa se y'imitwaro bashyiraho itara ndangaburumbarare risa n'icunga rishije cyangwa se itara ndangaburumbarare risa umuhondo. Ndizera ko ramusamo C, ndizera ko ramusyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo igihe umuyobozi w'ikinyabiziga atwaye mu muhanda urombereje ibice byinshi agomba kugenda mu kihe gice cy'umuhanda? A, kugendera mu gice icyo ari cyo cyose kirimo ibinyabiziga bike. B, kugendera mu gice cy'ibumoso keretse ushaka gusohokera iburyo. C, kugendera mu gice cy'iburyo bw'umuhanda keretse ushaka kunyuranaho. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gutwarira mu ruhande rw'iburyo bw'umuhanda kuko hagenewe imodoka ziremereye n'imodoka nini zitwara abantu. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni C, kugendera mu gice cy'iburyo bw'umuhanda keretse ushaka kunyuranaho. Ukinjira mu muhanda ugendera mu gice cy'iburyo bw'umuhanda, ariko nk'iyo ugiye kunyuranaho cyangwa ugiye gukatira ibumoso cyangwa se ugiye guhindura icyerekezo biba ngombwa ko ukoresha runo ruhande rw'ibumoso bw'umuhanda. Ndizera ko waramusamo C, kugendera mu gice cy'iburyo bw'umuhanda keretse ushaka kunyuranaho. Ndizera ko waramusyandika ku gapapuro. Utari wahisemo C, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki igihe ageze aho banyura bazenguruka? Niho mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni kuri rompu. Ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A, tangiza ku binyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazenguruka. B, tangiza ku binyabiziga biremereye gusa. C, tangiza gusa niba uri mu nzira ya kabiri n'iya gatatu isohoka. D, komeza kuko abandi bayobozi b'ibinyabiziga bagomba kuguha inzira yo gukomeza. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni A, tangiza ku binyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazenguruka. Utangiza ku binyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazenguruka iyo ugeze hara kuri rompuwe. Kubera iki? Kubera ko ibinyabiziga iyo ugeze hara banyura bazenguruka icyerekezo cyose waba uturutsemo winjirira iburyo. Ibinyabiziga byagutanze kuhazenguruka ni bya binyabiziga biba biri ibumoso bwawe. Ugomba gutangiza ku binyabiziga biri ibumoso bwawe kubera ko nibyo biba byagutanze kuhazenguruka. Ndizera ko ramusamo A, tangiza ku binyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazenguruka.
ndizera ko aramusikandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, imbere hari umuyobozi w'amatungo. B, imbere hari inzira ya gari ya moshi. C, ahegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi hatabambiye. D, inkomane ibambiye. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni C, ahegera amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi hatabambiye. Kwa zino nzira za gari ya moshi, hari inzira za gari ya moshi uzabona zikoze nk'urwego, bavuga ko ziba zibambiye, zikoze nk'ibyuma bikoze nk'urwego. Noneho uzabona gari ya moshi ziri kugendesha imipine, uzamenye ko aho ziri kugendera hatabambiye, hasa nk'imihanda isanzwe. Niyo mpamvu duhisemo C, ahegera amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi hatabambiye. Ikindi kintu ugomba kumenya kwa zino nzira za gari ya moshi, zitwara ubuso bunini. Birashoboka ko hari indi mihanda igenda yambukiranya zino nzira za gari ya moshi. Rero nk'iyo igiye gutambuka haba hari amatara yaka urumuri rumyatsa rutukura, yakazima ukamenya ko ugiye gutambuka, ukamenya ko ugomba gutanga inzira. Rero uba ugomba guhita uhagarara mu gihe usanze ugiye kwambuka nk'inzira ya gari ya moshi ugasanga amatara ari kwaka yakazima. Nibyo uba ugomba kubimenya kubera ko ejo bundi ushobora kuba uri Dubai cyangwa uri mu kindi gihugu kirimo amagare ya moshi. Ibyo rero mba agomba kubikubwira hakiri kare. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo kunyuranaho bikorerwa ari byo mwita ngo ni ukudepasa. Bikorerwa he? A, mu ruhande rw'iburyo gusa. B, igihe cyose ni ibumoso. C, iburyo iyo unyura ku nyamaswa. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kunyurana bikorerwa, abantu benshi bakunda kwica kino kibazo bahisemo B, ngo igihe cyose ni ibumoso. Niba avuga kunyurana bikorerwa he, uzavuge ko ari ibumoso. Niba avuga ngo igihe cyose ni ibumoso, uzavuge ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Birashoboka ko ushobora kunyuranaho uciye mu ruhande rw'iburyo bitewe n'icyerekezo umuyobozi w'ikinyabiziga ugiye kunyuraho ari kujyamo, cyangwa se bitewe n'isangano ry'umuhanda mugezemo. Ndizera ko aramusamo rero D, ndizera ko aramusyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa ikinyabiziga kitagomba kurenza gishyirwa gusa ku binyabiziga bifite uburemere ntarengwa bukurikira. We, buremere A, burenga toni 1, B, burenga toni 2, C, burenga toni 24, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ni ukubera ko ibyapa ubundi babimanika mu mihanda, ntabwo bigenda bishyizwe ku binyabiziga. Ndizera ko aramusamo D, ndizera ko aramusyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho aha hakurikira. Bagiye kumunyuraho hehe? A, mu nsisiro gusa. B, ahegera inyamaswa zikurura. C, hafi y'amatungo. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nka kwa kundi haba hari kuba turu di Rwanda, amasiganwa y'amagare, cyangwa hagiye gutambuka umuyobozi, cyangwa hari ikindi kintu cyabaye, bikaba ngombwa ko bakoresha imburira bababwira ko mugomba kuva mu muhanda mugatanga inzira.
rero ziramburira zimurika zikoreshwa mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Nujya mu kizamini wakora mu kanya ukabona bavuze ngo mu nsisiro ndetse n'ahandi hose, ugihitemo nicyo kiraba ari igisubizo cya nyacyo. Impamvu babivuzeho ni uko nzi ko n'ubundi hari icyo kibazo usubiza ngo mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Niba bavuga mu nsisiro gusa uhitemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko ziramburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Ndizera ko niburamuka kikubajije nabwo urahita ugikora. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kikabaza ngo uburemere ntarengwa bwemewe ntibushobora kurenga 1/2 cy'uburemere bw'ikinyabiziga gikurura n'ubw'umuyobozi kuri romoroki zikurikira. Kuzihe romoroki? A. Romoroki ifite feri y'urugendo. B. Romoroki idafite feri y'urugendo. C. Romoroki itarenza kilograma 750. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro izo cy'ukuri nta kindi ni B. Romoroki idafite feri y'urugendo. Romoroki idafite feri y'urugendo kubera iki? Bishatse kuvuga ngo niba utwaye rukururana mu muhanda, murabizi cya romoroki ni kiriya kiba kiri gukururwa cy'igikontineri. Kiriya rero kiri gukururwa, uburemere bwacyo ntabwo wagomba kurenga 1/2 cy'uburemere bw'ikinyabiziga kiri kugikurura. Igihe icyo kiromoroki kiri gukururwa kidafite feri y'urugendo. Feri y'urugendo ni iyihe? Kwa kundi umuyobozi w'ikinyabiziga bari mu rugendo akagera afata feri. Hari ibinyabiziga bifite nka bya romoroki biri gukururwa ku buryo ashobora gufatira feri aho imbere hahandi aba yicaye, agafata na feri yo ku kiromoroki kiri gukururwa akayifata. Ariko iyo icyo kiromoroki ari ugukururwa gusa kidafite feri y'urugendo, icyo gikora ari ugukururwa gusa, uburemere bwacyo ntibuba bushobora kurenga 1/2 cy'uburemere bw'ikinyabiziga kiri kugikurura. Niyo mpamvu hano duhisemo B. Romoroki idafite feri y'urugendo. Niyo mpamvu tuyanze wa papuro utari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira ko rero ushaka gukoreramo itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.